Noneho mbazaniyo bita gu. Fora ninde ufite gu? Uyu ni ufite gu. Bwira mugenzi wawe ngo gu. Ngo aryoshye kurusha yahurute. Ngo aryoshye kurusha na orubiti. Burya ngo aryoshye kurusha n'igisheke. Ngo biraryoshye kurusha amarindazi. Umva ariko umva iyo gu. Muri Yesu harimo gu, harimo kunyuka ruta ako mu njugu. Kuba muri we ni inyungu ararenze ku isi hose ndetse n'icyangugu. Muri Yesu nta mwera hamwe wakayiko gakaranga ubunyobwa. Baracya niyo batisize mu korogo harimo gu ilenze kurusha kwiyahoza mugo. Baracya niyo batisize mu korogo harimo gu ilenze kurusha kwiyahoza mugo. Ngo aryoshye kurusha yahurute. Ngo aryoshye kurusha na orubiti. Burya ngo aryoshye kurusha n'igisheke. Ngo biraryoshye kurusha amarindazi. Umva ariko umva iyo gu. Umva gu we. KTV Record, Dr. Mad, Chibonke Clapton. Jesus muri Yesu is the savior. Harimo gu. In Johannesburg, mu gikapu cya John, they know Jesus. baramuzi. In Syria, ni mu ba serious, they know him too. baramuzi kabiri. Umwuka basobanurire. Ngo aryoshye kurusha yahurute. Ngo aryoshye kurusha na orubiti. Burya ngo aryoshye kurusha n'igisheke. Ngo biraryoshye kurusha amarindazi. Umva ariko umva iyo gu. Umva gu we. Nago ndi bugucure, nago ndi bugucure. Wino nawe uguteho, nanjye naguseho. Nago ndi bugucure, nago ndi bugucure. Wino nawe uguteho, nanjye naguseho. Yesu naza tuzakore left ku isi. Turasinga rwose. Yesu naza tuzakore left ku isi. Wese twigire mu ijuru hataba WhatsApp. Mu ijuru ntari mu buzibayo. Ninde wundi usaba guhari mu ijuru ntari mu buzibayo. Kwimana radini mukuru. Mu ijuru ntari mu buzibayo. Ndakubwiye ngo tuzigumirayo. Mu ijuru ntari mu buzibayo. Kumva ukuntu Imana nayo ifite gu. Ngo aryoshye kurusha yahurute. Ngo aryoshye kurusha na orubiti. Burya ngo aryoshye kurusha n'igisheke. Ngo biraryoshye kurusha amarindazi. Umva ariko umva iyo gu. Umva gu we. Abanyagasani mwese muze mwumve gu. Iyi niyo gu nyayo.